Ese wari uzi ko iyo telefone yawe ufite mu ntoki ishobora kubyara umusaruro? Ntabwo ushobora kubyumvisha, ariko uyu munsi ugiye kukwereka inzira z'ingenzi iyo telefone yawe wayikoreshamo ukabona amafaranga. Welcome, niba ushaka hano cyangwa bwa mbere unyumvishe, amazina yanjye yitwa Jonas. Kanda subscribe, ukande like, sharing iyi video bagenzi bawe, wandike n'igitekerezo wasangaho muri comment, wandike na comment. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabyaza umusaruro iyo telefone yawe ufite mu ntoki. Tugiye kuganira by'umwihariko muhe n'ingero z'abantu bamaze kubyaza umusaruro telefone zabo. Ikintu cya mbere wakoresha telefone yawe kubyara umusaruro. Ese wari uzi ko ushobora kuyicururizaho ikakuzanira abakiriya? Hari uburyo bita e-commerce, uburyo bwo gucururiza kuri interineti, aho ufata igicuruzwa cyawe ukagishyira kuri interineti ukoresheje telefone yawe. Ufata igicuruzwa cyawe niba ari inkweto cyangwa imyenda, ugafotora, uza gufotora ukagipostinga kuri YouTube, WhatsApp, Instagram na Facebook. Aho ngaho iyo umukiriya akibonye arakigura, yamara kukigura ugahita ubona agaciro cyangwa ukabona amafaranga. Ukabona amafaranga avuye ku gicuruzwa cyaguzwe online. Ubu ni uburyo wakoresha ukabona amafaranga, uburyo bwo gushyira igicuruzwa online, uburyo bwa e-commerce. Uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha telefone ikakugira umusaruro ni ugukoresha izi mbuga nkoranyambaga harimo YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Wenda wamamariza abandi cyangwa se ushyiraho video kuri YouTube zikarebwa ukabona amafaranga. Ushobora kubyaza umusaruro telefone yawe bitewe n'ikintu ushaka gukora. Ese wari uzi ko iyo telefone yawe ufite mu ntoki ushobora kuyikoresha uri kwiga? Hari application bita AI yitwa ChatGPT, ushobora kuyikoresha uri kwiga cyangwa se uri gushaka kuyikoresha amavideo. Wenda iyo application uragenda mukaganira nk'ibisanzwe, ukayibwira ati nitwa kanaka, wamara kwibwira amazina yawe, ubundi ugahita uyibaza icyo ushaka ko yagukoreraho. Niba ari ukwandikira script ukayikwandikira, iyo bayita ChatGPT. ChatGPT ni application ikoreshwa ku isi hose n'aba content creator. Niba uyishaka ugenda uyishyira kuri Play Store, irahari, wandikemo ChatGPT, nurangiza uyinjiremo ukore account. Umara gukora account, ubundi ujyemo utangire uyibaze icyo ushaka. Ushaka kwigire assistance wawe nk'umufasha, kuko buri kintu cyose irakigusubiza. Reka dukomeze uburyo telefone yawe ishobora kwibyaza umusaruro. Telefone yawe ni agakoresho gatoya kandi agakoresho kagufasha muri byose wifuza. Ese wari uzi ko ushobora kuyikoresha video iyo ari yo yose? Video yo kwamamaza, video yo gushyira kuri YouTube, wayikoresha mu mavideo agiye atandukanye. Ushobora kwibaza ngo ntabwo bishoboka. Wari uzi ko aya mavideo yose kwamamaza cyangwa se izi video ubona zisanzwe, nyine izi video ubona zisa neza, zimwe na zimwe ziba zakoreshejwe amatelefone. Ushobora kuba wenda warajyaga gukora video ugakenera laptop, ukavuga ngo telefone ntabwo yakora video yo kwamamaza. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Video yo kwamamaza wayikorera kuri telefone kandi ikaza isa neza ikeye. Ushobora kwibaza uti se kubera iki ntabitekerezaga? Nuko twisetinzemo ko laptop cyangwa se machine arizo zikora ibintu bikaza bikeye, ariko muri iki gihe telefone isigaye ikora
bintu kandi bikaza bikeye bifite isuku. Iyo telefone yawe ni umutungo mutoya kandi umutungo ushobora kukugeza ku bintu byinshi. Ese wari uzi ko ushobora kwifashisha telefone yawe gukora amafaranga online? How to make money online na telefone yawe. Ushobora kwibaza ati se nayikoresha nte mu gukora amafaranga online? Wowe tegura umushinga wawe, nurangiza utegure izi mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, Instagram. Numara gukora umushinga wawe uwamamarize kuri izo mbuga, numara kuzamamazaho uzagenda ubona abakiriya bake bake, kandi uko uzagenda ubona abakiriya niko urwo rubuga rwawe narwo ruzagera rugenda rutera imbere, birangire uhembwe n'urubuga, unabonye n'amafaranga wakoreye mu bakiriya. Ushobora kwibaza ngo ntabwo bishoboka. Njyewe tuntu mvuga hano tuba turi simple kandi turoroshye, ababizi baba babizi, kubera ko buriya umuntu uzi akamaro ka telefone ye ntabwo yayiturisha ngo ayirebereho filime gusa ngo ayiryamishe. Natwe rimwe na rimwe hari igihe dukoresha amatelefone yacu kugira ngo dukore amavideo, dutegura imishinga kandi tukanayamamarizaho, ikadukora n'amavideo agiye atandukanye. Ntabwo wibaza ko iyi video nayikoresheje telefone, ntabwo ushobora kubyibaza. Ariko telefone ni ingenzi cyane, yaba ari muri business yawe, yaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndagira nkubwire ngo fata telefone yawe uyikoreshe mu buryo bw'ikoranabuhanga, uyibyaze umusaruro. Niba utazi kuyikoresha, ushake n'abandi bazi kuyikoresha bagufashe uyibyaze umusaruro. Ushobora kwibaza nafungura YouTube channel nkatangira gushyiraho amavideo, nkatangira kuyikoraho nk'umuntu nyine open. Ibyo ngibyo urabigera hari uko umpamagaye kuri 07 35 91 29 icyo ndi bukorere, ndaza gufungura YouTube channel, mwereke uburyo wazajya uyikoresha n'uburyo wazajya uyikoresha uri kwamamaza, kandi mwereke n'uburyo wazajya uyikoresha bitanyuranyije n'amategeko ya YouTube, ko YouTube ifite amategeko yayo bita YouTube policies cyangwa se YouTube guideline. Iyo uviolatinze ayo mategeko cyangwa se ugakora ibitemewe na YouTube channel yawe ishobora guhagarikwa cyangwa se bikarangira wambuwe icyo bita monetize, uhembwa kuri YouTube. Ukazakora wagira igihe cyo guhembwa, bajya kwaka monetize bakayikwiba kubera ko wakoze violation kuri YouTube, waviolatinze amategeko ya YouTube, wakoze ibitemewe. Rero kugira ngo mufashe neza, umpamagara, kandi ubufasha bwanjye butangira ku 20 yonyine, gufasha bikarangira, ubundi nawe ukajya gukoresha telefone yawe mu buryo bukwinjiriza, ukareka kuyikoresha scrolling ureba mu video ibintu bidafite agaciro. Reka mpe tip ku bantu b'urubyiruko cyangwa se inama ku rubyiruko. Iyo bwa mbere ugeze kuri channel bazi ukore subscribe, like na comment. Inshuti yanjye, kubaho muri iyi si ni ukwihangana. Ntugatekereze ko ibintu byose byashoboka utabikoze, kandi ujye ufata umwanya ukore. Ndagushishikariza kuba wakoresha urubuga rwa YouTube nk'umuntu ushaka kubyaza telefone y'umusaruro. Ntuzagira ahandi utana YouTube na TikTok, ko nizo mbuga zihemba mu Rwanda. Ndagushishikariza kuzikoresha kandi ujye ufata umwanya utekereze, ukore, wirinde kuba umunebwe, kubera ko umunebwe ni indwara mbi cyane, utayikize gusigura umukene yanakwica. Fata akanya ukore, utekereze, kandi wirinde imyumvire y'abakene iciriritse. Abakene unabagira inama mukahava mubaye abanzi, ariko we niba ushaka iterambere, nkurikira kuri iyi channel, ibyo mubwira, kandi urebe n'ibindi biganiro twagiye dukora, kandi wumve inyigisho tugenda dutanga hano umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane. Amazina nitwa Jonas, kandi nkomeje kubashimira ko mureba izi video zacu, kandi nkomeje kubona urukundo rwanyu.
ndagira ngo mujye mugaruka kureba video dukorana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda.